Kunyara ku buriri ni amagambo yumvikana neza mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Kunyara ku buriri ntabwo ari ingeso, ahubwo bishobora kuba uburwayi. Kunyara ku buriri ni igikorwa cy'umubiri kidaturuka ku bushake, gituma uruhago rw'inkari rwifungura, hanyuma inkari zigasohoka umuntu nta bushake abikoranye. Kuba byitwa gutya ni uko ari igikorwa gikunze kuba umuntu aryamye mu gihe cya nijoro. Mu ndimi z'amahanga, kunyara ku buriri byitwa bedwetting cyangwa nocturnal enuresis mu rurimi rw'abahanga mu by'ubuvuzi. Iyi ni Ingando Online, mbahaye ikaze mwebwe mudukurikiye mwaramaze gukora subscribe, namwe mutarayikora ariko mukaba mukunda ibiganiro tubagezaho. Tumenyereye ko abana bakiri bato aribo bakunze kunyara ku buriri bagatangira kubireka mu myaka 5, ariko iki kibazo cyo kunyara ku buriri hari igihe kirenga ugasanga umuntu abaye mukuru akinyara ku buriri. Muri iki kiganiro tugiye kubagezaho impamvu ziza ku isonga zituma umuntu mukuru anyara ku buriri, ubujyanama n'umuti wakoresha mu kwivura. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere dusuye, igitekerezo cyawe ni ingenzi kuri twe. Wakitugezaho ukinyushije mu mwanya wagenewe comment. Tuzagisoma kandi tugusubize. Uburwayi bwo kunyara ku buriri bugabanyijemo ibyiciro bibiri: primary enuresis na secondary enuresis. Bavuga ko uburwayi ari primary enuresis iyo umuntu unyara ku buriri ari hagati y'imyaka 5 n'imyaka 10. Naho secondary enuresis ni igihe umuntu unyara ku buriri afite imyaka 10 kuzamura. Mu gihe unyara ku buriri ari umwana uri munsi y'imyaka 5, ntago byakwitwa uburwayi kuko ari ibintu bisanzwe. Mu miryango myinshi iyo bafite umwana unyara ku buriri arengeje imyaka 5, usanga bamuhoza ku nkeke, bityo umwana nawe bikamutera ipfunwe ndetse bikaba byanamuhungabanya. Ku bubatse, iyi ndwara isenya urugo cyangwa ikazana amakimbirane, umwuka mubi n'impagarara mu muryango. Ubushakashatsi bwakozwe bwasanze 10% by'abana bakomeza kunyara ku buriri ndetse bakanabikurana. Ibi bivuga ko mu bana 100, 10 muri bo bakomeza kunyara ku buriri bakabikurana kugeza aho babaye abagabo n'abagore. Dr. Gakwaya Albert, impuguke mu buvuzi bw'indwara zifite aho zihuriye n'imyanya y'ibanga, ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru Kigali Today, yavuze ko hari ababyeyi bahanisha abana babo ibihano bitandukanye, harimo nko kubategeka kumesa ibiryamirwa banyayeho, kumubyukiriza ku nkoni, kumwima ibyo kunywa no kubwira abandi bantu nk'abaturanyi bisa no kurega unyara ku buriri. Akomeza avuga ko ibi bihano bidafasha umwana ahubwo bituma ahungabana, dore ko ataba ari we wabikoreye ubushake, akagira inama ababyeyi babigenza gutya kubihagarika. Ubusanzwe uruhago ni nk'agafuka kaba ku gice cyo hasi ku nda, kakaba ububiko bw'imyanda ituruka mu iyungururwa ry'amaraso rikorwa n'impyiko zacu. Iyo myanda nizo nkari. Iyo izi nkari zimaze gukorwa zikuzura mu ruhago, ubwonko buhabwa amabwiriza yo kuzisohora hanze hifashishwa imikaya n'imitsi rukoze. Akenshi ku bana bato ubwonko buba butaragira ubushobozi bwo kubasha kugenzura imitsi n'imikaya by'umubiri muri rusange, aribyo bituma uruhago rutagira ubushobozi buhagije bwo gufunga cyangwa gufungura inkari mu gihe runaka. Kunyara ku buriri biba ku bantu bose, ariko cyane cyane igitsina gore nicyo kibasirwa. Nyuma yo kuvuga ibi, reka twibaze iki kibazo: ni ibiki bishobora gutera kunyara ku buriri, haba ku bana cyangwa ku bantu bakuru? Icya mbere, kubura umusemburo wa ADH uhagije mu mubiri. Ubusanzwe umubiri wacu usembura umusemburo witwa ADH, antidiuretic hormone. Uyu musemburo ufitiye akamaro gakomeye umubiri wacu kuko utuma umubiri ukora inkari nkeya. Ahanini umubiri urekura uyu musemburo cyane cyane iyo umuntu asinziriye, bityo ubushake bwo kujya kunyara bukaba buke kuko uyu musemburo uba watumye umubiri wacu ukora inkari nkeya mu gihe dusinziriye.
mu byumvikana ku bantu badafite uyu musemburo uri ku rugero rukwiye akenshi bahura n'uburwayi bwo kunyara ku buriri no mu gihe baba bamaze kuba bakuru. Muri iki kiganiro turaza kukugezaho umuti ushobora kugura muri farumasi ku bujyanama bwa muganga ushobora gufasha abafite ikibazo cy'uyu musemburo wa ADH kuba wajya ku rugero rukwiye. Icya kabiri, kunyara ku buriri bishobora guturuka ku ruhererekane rw'umuryango. Kunyara ku buriri bishobora guturuka ku ruhererekane rw'umuryango. Ubusanzwe ku muntu muzima impyiko n'uruhago ntabwo bikora kimwe ku manywa na nijoro. Ku manywa hakorwa inkari nyinshi mu gihe nijoro hakorwa inkari nkeya. Umubiri wacu mu buryo busanzwe ku myaka 5 uba ufite ubushobozi bwo kugenzura, gufunga no gufungura uruhago rw'inkari. Iyo umwana rero arengeje imyaka 5 akarinda ageza ku myaka 10 gukomeza, umubiri we utarashobora gutegeka uruhago, haba hari ibyago byinshi yuko abikurana kugeza abaye umugabo cyangwa umugore. Zimwe mu mpamvu zibitera nizi: iyo wagize umwe mu babyeyi bawe unyara ku buriri yararengeje imyaka 5, uba ufite ibyago bingana na 45% byo kunyara ku buriri. Iyo ababyeyi bawe bombi banyaraga ku buriri bafite imyaka iri hejuru y'5, umwana babyaye aba afite ibyago bingana na 75% byo kunyara ku buriri amaze kuba mukuru. Icya gatatu, gusinzira cyane bikabije no kugira ubwoba. Gusinzira kwacu ubusanzwe kugabanyijemo ibice 4 by'ingenzi. Icya mbere, kuba maso, awake. Icya kabiri, gusinzira bisanzwe, light sleep. Icya gatatu, gusinzira cyane, deep sleep. Mu gihe igice cya kane cyitwa REM, random eye movement. Muri iki cyiciro cya kane nicyo cyiciro cyo gusinzira umuntu ageramo akaba yatangira kurota inzozi zitandukanye. Abantu rero bakunze kugira ibitotsi byinshi ku buryo bamaze gusinzira biba bitoroshye kubakangura. Usanga iyo bafite cya kibazo cyo kutagenzura uruhago ku buryo buhagije, iyo bamaze gusinzira bakaba barimo kugona, bishobora kubaviramo kunyara ku buriri. Ku bana bato mu gihe basinziriye bashobora kurota barimo nko gukina umupira hanyuma akajya kunyara. Mu gihe agiye kunyara agasohoka mu kibuga kugira ngo anyare, uko anyara mu nzozi akaba ari nako aba ari kunyara mu buriri. Ibyo akabikorera rimwe, akarota ari kunyara hanze y'ikibuga akananyara mu buriri aryamyemo. Ibi biterwa no kuba uruhago rw'umwana rutarakura mu ngano ku buryo rushobora kubika inkari ziri gukorwa n'umubiri. Wajya kuzura, umubiri ugahitamo gutegeka uruhago gufunguka, hanyuma umwana akanyara ku buriri kuko aba yasinziriye buticura, ntabe yabyuka ngo ajye kunyara. Rimwe na rimwe ibi bishobora no kuba ku muntu mukuru. Ikindi ni uko umuntu ugira ubwoba bwo kubyuka ngo ajye kunyara ashobora nawe kunyara ku buriri. Aha twavuga nk'umwana ushobora kuba yiga mu kigo yigabamo kuko nta bwiherero buba buri mu byumba bararamo, ashobora kugira ubwoba bwo kubyuka ngo ajye kunyara, bigatuma akomeza kurwana n'inkari kugeza yongeye agasinzira, bikaza gutuma anyara ku buriri asinzira. Nibyo koko umuntu ashobora kuba aryamye akarota, hanyuma ibyo ari kurota bikagira ingaruka runaka zigaragara ku mubiri we muri ako kanya. Aha twatanga nk'urugero, kwiroteraho. Umusore ashobora kurota arimo arakora imibonano mpuzabitsina akumva arishimye mu nzozi nk'uri kuyikora koko, hanyuma izo ndoto zigasozwa n'uko asohoye nk'igikorwa kirangiza imibonano mpuzabitsina nyirizina. Iyi ni Ingando Online mukomeje gukurikira. Iby'iyi ngingo tuzabigarukaho mu biganiro byacu bitaha. Niyo mpamvu nagusabaga niba utarakora subscribe kuyikora aka kanya, ukanemeza ku nzogera ibanza kugira ngo uzabone ubutumwa bukumenyesha ko iki kiganiro turangije kugitegura. Ariko ku birebana n'ibyiciro 4 byo gusinzira, hari ikiganiro twabikozeho cyitwa impamvu turota nabi. Nyuma yo kumva iki kiganiro ubishaka waza kugikurikirana nacyo wifashishije link iri mu busobanuro bw'iyi video description. Reka turebe ikintu cya kane gishobora gutuma umuntu mukuru
anyara ku buriri. Icya kane, indwara z'imitsi n'imikaya zishobora gutuma umuntu anyara ku buriri. Icya gatanu, kanseri ya prostate cyangwa kwiyongera mu bunini kwa prostate ikabyiga uruhago. Icya gatandatu, kubaga umugore imwe mu myanya myibarukiro bishobora kwangiza imitsi n'imikaya igira uruhare mu igenzura ryo gufunga no gufungura uruhago, bikaba byamuteza nawe uburwayi bwo kunyara ku buriri. Icya karindwi, abagore bamaze kugera mu gihe cyo gucura no mu zabukuru bashobora kugira ikibazo cyo kugabanuka k'umusemburo wa estrogene. Uyu musemburo wa estrogene utuma imikaya y'uruhago ikomera ikagira ingufu zihagije mu gufunga inkari. Icya munani, kutagira ku bwiherero igihe bishobora gutuma umwanda wo mu mara uba mwinshi ukabyiga uruhago, bigatuma rurekura inkari bya hato na hato. Icya cyenda, indwara ya diyabete nayo ishobora gutuma umuntu anyara ku buriri. Icya cumi, kuba umuntu yaragize ikibazo cy'imikurire yuzuye y'imikaya ishinzwe gufunga no gufungura uruhago. Nyuma yo kureba ibi ngibi byose, reka turebere hamwe umuti wafasha umuntu ufite ikibazo cyo kunyara ku buriri. Icya mbere, kudafata ibyo kunywa mu masaha asatira ijoro. Mu by'ukuri ibi si byo bikuraho uburwayi, ariko bifasha kuba umuntu yaza kujya kuryama mu ruhago rwe nta nkari nyinshi zirimo, kuko agomba no kubanza kujya kunyara mbere yo kuryama. Ugomba kwirinda gufata ibyo kunywa ibyo ari byo byose nibura nyuma ya saa sita, kugira ngo mu gihe ugiye kuryama mu ruhago rwawe hataza kuba harimo inkari, ndetse n'igihe ugiye kuryama ukabanza ukajya ku bwiherero. Icya kabiri, kwirinda ibinyobwa bikungahaye kuri kafeyine. Aha twavuga nk'ikawa cyangwa shokora. Ibinyobwa bikungahaye kuri kafeyine biri mu bisunikira umubiri wacu gukora no gusohora amazi menshi mu mubiri. Icya gatatu, kudatoteza cyangwa guhoza ku nkeke umuntu unyara ku buriri. Kudatoteza cyangwa guhoza ku nkeke umuntu unyara ku buriri. Mu gihe hari umwe mu bagize umuryango ufite iki kibazo, ntabwo ari byiza kumutoteza, kumwinuba no kumuha ibihano bya hato na hato. Mu gihe cya kera hari abana babwirwaga ko nibanyara ku buriri bari bukubitwe, cyangwa bakabahanisha kuba babisha igisura ku myanya y'ibanga, kubaserereza no kubataranga hanze n'ibindi. Hari umukobwa umwe waganiye na kimwe mu bitangazamakuru bikorera hano mu Rwanda utarashatse ko amazina ye ajya ahagaragara, wiga mu wa 4 w'amashuri yisumbuye, wemereye icyo kinyamakuru ko afite ikibazo cyo kunyara ku buriri. Yavuze ko iyo ari ku ishuri bimubana ikibazo gikomeye, kuko bagenzi be baramuseka bakamwinuba, ndetse rimwe na rimwe hakaba haziramo no kumuha akato. Mu gihe ari mu rugo nabwo nta gihinduka. Iyo anyaye ku buriri, mama we ahamagara abandi bana b'abaturanyi bari mu rungano rwe akabereka ibintu yanyayemo, maze mama we akamusebereza imbere y'abo bana b'urungano. Ibintu nk'ibi n'ibindi nkabyo ntabwo bifasha umuntu mukuru cyangwa umwana kuba yareka kunyara ku buriri, ahubwo yumva yihebye kugeza aho ashobora no kumva yiyanze, akitakariza icyizere, ndetse bikaba byatuma ahorana agahinda gakabije iminsi yose, gashobora no gutera kwiyahura. Mu gihe umuntu afite ubu burwayi, agomba kwihanganirwa akagirirwa ibanga nk'uko bikorwa no ku bundi burwayi. Icya kane, kwihatira kurya ibiribwa bikungahaye kuri magnesium. Magnesium ifasha imitsi n'imikaya yacu kugira imbaraga zihagije no gukora neza, ikanagira uruhare mu gufasha imikaya y'uruhago kugira ubushobozi bukwiye bwo gufunga no gufungura inkari. Iboneka cyane cyane mu bijumba n'ibitoki. Icya gatanu, kwirinda kunywa inzoga. Kwirinda kunywa inzoga. Inzoga nazo ziri mu zisunikira umubiri gusohora amazi menshi, bigatuma uruhago rwuzura vuba kandi rukaremererwa, bigatuma umuntu ukunda kuzinywa zagabanya ubushobozi bw'uruhago
bwo gufunga inkari igihe kirekire. Uzarebe igihe habaye ibirori abantu bakaba banyweye inzoga, usanga akenshi bahaguruka buri kanya bajya ku bwiherero. Inzoga rero umuntu ufite ikibazo cyo kunyara ku buriri agomba kuzirinda nazo. Icya gatandatu, kwirinda ibinyobwa bikungahaye ku masukari nka za fanta n'indi mitobe ifite amasukari menshi. Icya karindwi, kugabanya ingano y'isukari unywa mu cyayi cyangwa mu gikoma. Icya munani, gukora umwitozo wo kumenyereza uruhago gufunga inkari umwanya. Gukora umwitozo wo kumenyereza uruhago, aha twavuga nko kuba uri mu rugo wakumva ushatse kujya kunyara ntuhite ujyayo, ukagerageza gufunga inkari mu gihe runaka uruko ushatse kujya kunyara ntuhite ujyayo. Bizatuma ubwonko bukangura imikaya ishinzwe gufunga no gufungura uruhago, ikajya ibasha gufunga uruhago umwanya munini, bityo bikagufasha gufunga inkari no mu gihe waba usinziriye, bitewe n'uko ubwonko bwamenyereje uruhago kwihangana. Icya cyenda, guherekeza umwana hanze mu gihe ashaka kunyara. Ibi bitangira no kumutegura mbere yo kuryama, ukamubwira umutera umwete ngo uyu munsi noneho ntuze kunyara ku buriri, nushaka kunyara uze kumpamagara ndaza nkujyane kunyara, n'andi magambo amwereka ko atanyara ku buriri abishaka ariko ko hari icyo yakora mu kubihagarika, n'andi magambo nk'ayo. Mu gihe ahanyaye ntukamubwire nabi cyangwa ngo umutuke, kandi n'igihe atahanyaye ujye umushimira. Icya cumi, mu gihe ubonye nta mpinduka ugomba kwihutira kugana abaganga bakagufasha. Hari umuti witwa desmopresine, umwe mu miti ikoreshwa mu kongera no gushyira ku rugero rukwiye umusemburo wa ADH mu mubiri. Akamaro k'uyu musemburo twakagarutseho haraguru. Uretse ibi, abaganga bashobora no kukugira ubundi bujyanama bwagufasha mu gukira, kuko nanone hari aho iyi ndwara ishobora guturuka ku bibazo biterwa n'imitekerereze umuntu ashobora kuba yarakuranye, nk'uko umuntu yarakuriye mu rugo rubamo amakimbirane cyangwa akaba afite stress zituruka ku bintu bitandukanye. Mu gihe hari umuntu wivuje uburwayi ntibukire, yaba umwana cyangwa umuntu mukuru, ashobora kwifashisha pampa zabugenewe. Zirahari ku isoko, yaba iz'abana n'iz'abantu bakuru. Iyi ni Ingando Online mwari mukurikiye. Niba hari igitekerezo ufite kuri iki kiganiro wakitugezaho ukinyushije mu mwanya wagenewe comment, tuzagisoma kandi tugusubize. Ushobora no kudukurikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Ingando Online. Ndabashimiye namwe mwese abadukurikiye mwararangije gukora subscribe, namwe mutarayikora ariko mukaba mukunda ibiganiro tubagezaho. Ndabashimiye, naho ubutaha. Ingando Online, hamwe natwe hari ikintu gishya cyo kwiga.